rwa rubyiruko rwitabiriye rwashoboye kugira uruhare mu bikorwa bimenyekanisha u Rwanda aho batuye cyane cyane mu Butaliyani, aho bagiye bategura ibikorwa bitandukanye, harimo gutegura ibikorwa byo kwibuka, harimo gutegura icyo bise global conversation, aho bari batumiye abanyeshuri bagenzi babo baturuka hirya no hino ku isi ariko biga mu Butaliyani kugira ngo basobanurire ku rugendo rw'iterambere ry'u Rwanda, kubasobanurira urugendo rw'ubumwe bw'abanyarwanda, ariko ikiruta ibindi babasobanurire cyane cyane kuri terminology ya jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko mu bihugu byinshi by'amahanga murabizi ko kubera abapfobya akivugwa ijambo jenoside yo mu Rwanda, jenoside yakorewe abanyarwanda, ariko bo bagiye kugaragaza iyo terminology nyayo yuko ari jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ku buryo abo bana bandi bagenzi babo babibereye n'abambasaderi beza, ku buryo byibuze they were able to spread the word. Hanyuma bagira n'ibindi bikorwa bitandukanye aho bashoboraga guhura bo hagati yabo nk'abanyarwanda kugira ngo bahige bavuge ku ruhare bagira mu iterambere ry'u Rwanda. Yes, ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora, mudukurikiye muri benshi, turabasuhuje. Nitwa Simeo Muhumuza, mu bice byose muherereyemo, abari by'umwihariko mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona imbere yanyu, uyu mugabo ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye kuri One Nation Radio. Uyu mugabo mubona imbere yanyu yitwa Murenzi Tristan, akaba ari we muyobozi w'icyitwa Rwanda We Want organization. Ubushize ngira ngo tuganira, duheruka kuganira ari i Roma mu Butaliyani, ariko nanone na mbere yaho mbere yuko ahaguruka twari twaganiriye. Kuri ubu ari Kigali yaragarutse, hari ibindi bikorwa bari gutegura mu minsi iri imbere, turaza kubigarukaho, ariko kandi reka tubanze tumuhe ikaze tunamenye i Roma yavuye y'amahoro nubwo tubona ari muzima. Yego, murakoze cyane ku twakira kuri One Nation Radio, ariko natwe turishimye kubakira. I Roma igikorwa cyagenze neza cyane, turi amahoro, ni mpamvu turi gutegura ibikorwa n'ubundi bireba diaspora, bireba abanyarwanda bo mu ntara ya gatandatu. Yego, tutarabijya kuri ibyo ngibyo muri gutegura bikurikiyeho, reka tubanze tumenye bundi mu Butaliyani Roma byagenze bita urugendo, mu by'ukuri rwari rumeze rute, ese expectations mwari mufite mwazigezeho cyangwa byaranarenze? Mu by'ukuri nk'uko bivuze, gahunda ya iwacu ntabwo ari bw'igitangira, yatangiye mu mwaka ushize mu kwezi kwa 12, tuyitangiriza ku mugaragaro mu gihugu cy'Ubutaliyani i Roma. Akaba ari igikorwa cyari cyateguwe n'ubundi n'umuryango wa Rwanda We Want, ariko ku bufatanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafet, ndetse n'urubyiruko rw'abanyarwanda rutuye mu Butaliyani. Igikorwa rero cyagenze neza, ndetse n'ikimenyimenyi muri uku kwezi gushize nibwo twashyikirije Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafet, nabo twabashyikirije impact assessment report, cyangwa se raporo igaragaza intego zagezweho muri icyo gikorwa. Ko mu by'ukuri murabizi igikorwa kirangiye abantu bagikorera raporo za minutes, havugiwemo iki, byakurikiranye bite, ariko impact bitwara igihe kugira ngo abantu bazabashe kuyimezira. Rero twe twayimezeye nyuma y'amezi 7, dusanga rwa rubyiruko rwitabiriye rwashoboye kugira uruhare mu bikorwa bimenyekanisha u Rwanda aho batuye cyane cyane mu Butaliyani, aho bagiye bategura ibikorwa bitandukanye, harimo gutegura ibikorwa byo kwibuka, harimo gutegura icyo bise global conversation, aho bari batumiye abanyeshuri bagenzi babo baturuka hirya no hino ku isi ariko biga mu Butaliyani kugira ngo basobanurire ku rugendo rw'iterambere ry'u Rwanda, kubasobanurira urugendo rw'ubumwe bw'abanyarwanda, ariko ikiruta ibindi babasobanurire cyane cyane kuri terminology ya jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko mu bihugu byinshi by'amahanga murabizi ko kubera abapfobya akivugwa ijambo jenoside yo mu Rwanda, jenoside yakorewe abanyarwanda, ariko bo bagiye kugaragaza iyo terminology nyayo yuko ari jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ku buryo abo bana bandi bagenzi babo babibereye n'abambasaderi beza, ku buryo byibuze they were able to spread the word. Hanyuma bagira n'ibindi bikorwa bitandukanye,
aho bashoboraga guhura bo hagati yabo nk'abanyarwanda kugira ngo bahige bavuge ku ruhare bagira mu iterambere ry'u Rwanda. Rero iyo raporo yanakiriwe neza muri ku kwezi gushize kwa gatandatu, yakiriwe neza na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, barayishimira, ndetse ndagira ngo mfate n'uyu mwanya kugira ngo nshimire urubyiruko rw'abanyarwanda rutuye mu Butaliyani kubera uruhare rukomeye bagize kugira ngo igikorwa cya iwacu kibe, ko nabo igitekerezo cyavuyeho kugira ngo tuzanagikore in the first place. Ariko noneho igishimishije kurusha ibindi nuko na ya mpamba bakuyemo nibyo bigiyemo babyifashishije kugira ngo noneho bagire nabo uruhare mu kugaragaza isura nziza y'igihugu cyacu. Nagira amatsiko nka kubaza nti mugeze mu Butaliyani i Roma naho hari urubyiruko mwahasanze, umwihariko wabonyeho wenda n'uwuhe? Navuga ko ari urubyiruko rw'inkwakuzi, n'abajene bafite uko twabatekerezaga no uko twabasanze, ko nkuko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, even n'igitekerezo cyo gukora ino projet y'iwacu cyavuye muri bo, none ubu ngubu turi no gutekereza kukijyana ahandi. Mu Butaliyani ntabwo u Rwanda rufite ambasade, ariko abo bana ubwabo bahindutse abambasaderi b'u Rwanda muri icyo gihugu, ku buryo ari nabo badufasha kugira ngo dutegure ibyo bikorwa. Nibo badufashije kugira none nabyo twaganiriye noneho uretse n'abanyarwanda hagati yabo bagenda kubyigisha urundi rubyiruko ruva mu yandi mahanga ndetse n'urw'Abataliyani ruri aho ngaho, ku buryo ni urubyiruko ubona rufite u Rwanda muri bo. Hari ijambo rikomeye igihe cyose iyo turi kuvuga kuri ino porogaramu ryanyubatse cyane bambwiye turiyo, narababaje nti ariko ni gute muri ahantu ntibavuga icyongereza ntibavuga igifaransa, muri ahantu bavuga igitaliyani, muri ahantu kure cyane y'u Rwanda nta ambasade ihari, ni gute mwatekereje kuduhamagara ngo dukore igikorwa nk'icyo? Barambwira baterega buriya nubwo tutaba mu Rwanda rwo ruba muri twe. Ni ijambo umwe mu basore bari baraho ngo yambwiye, rinyereka ko burya iyo abana barerwa babwirwa u Rwanda, bigishwa ku Rwanda, nubwo bajya mu mahanga still rwa Rwanda rukomeza kubabamo. Ari n'umwanya mwiza wo kugira dukomeze gusaba n'ababyeyi barerera mu mahanga, ababyeyi bafite abana bari mu mahanga, kujya bakomeza kubigisha u Rwanda ko bazamera nk'uko nyine bavuga yuko nubwo u Rwanda bo batarurimo ariko rwo rubarimo. Usibye rero noneho ku rubyiruko uko mwasanze rumeze, ariko noneho ku bari basigaye inaha cyangwa se abandi bari hirya no hino muri diaspora cyangwa mu ntara ya gatandatu bakurikiye kiriya gikorwa, nyuma y'uko munavuye comments zabaye izihe, babyakire bate kiriya gikorwa? Nk'uko mubizi dukora kiriya gikorwa twagikoze turi mu bihe bya COVID-19, aho n'ubu ntirarangira neza, ariko kiriya gihe ibintu ntibyari byoroshye, byibuze ubu ngubu abantu babasha guhura ku mubare munini. Navuga yuko tuvanyeho urubyiruko rwari mu Butaliyani nk'uko twagiye tubivuga, n'abari hirya no hino, yaba bari muri diaspora zindi zitandukanye, muri Rwanda community abroad hirya no hino, yaba muri Europe, muri Amerika no mu bindi bihugu bisigaye bya Afurika, nabo baritabiriye, ndetse n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Bavuga yuko ubwo navuga icyo bashimye nuko yabaye umwanya mwiza wo kugira ngo bongere guhura baganire ku iterambere ry'igihugu cyabo. Ariko ubwo icyo nahita mvugiraho nuko muri abo harimo n'urubyiruko rwo muri Canada babikurikiye, nkuko navuze byari hybrid. Ni naho rero havuye iki gitekerezo gishya noneho cyo kuba iki gikorwa noneho twakijyana muri Canada, kuko ikiza cy'ibi bikorwa ntabwo ari ibikorwa bitegurwa na leta, ahubwo ni ibikorwa bitegurwa ari ibitekerezo bivuye mu rubyiruko ruri hariya mu mahanga rw'abanyarwanda, bagafatanya natwe nk'urubyiruko ruri mu Rwanda tugategura ibikorwa nk'ibi. Rero urugero rwiza rw'abakurikiye nicyo byabamariye, nuko noneho ubu ngubu tugiye no kubikorera aho iwabo bari. Ikindi nuko babashije kungurana ibitekerezo, tuvuge nk'uko mu byibuka harimo ba rwiyemezamirimo batandukanye bari baje gutanga ikiganiro hariya muri iwacu first edition. Bagenzi bari kubabaza bati ni gute twabasha noneho ku marketing ibikorwa byanyu hano, ku buryo nubwo bwose mutaba muri hano ariko byibuze bikaba byakoherezwa tukaba twabyamamaza hano. Nabyo byarakozwe ku buryo numva ari ikintu cyiza. Ni nacyo rero ubwo tugiye kujyaho iwacu second edition ikomereje muri Canada. Urabivuze uti ni naho havuye igitekerezo kubera ko naho hari abari badukurikiye muri first edition, ariko reka noneho nkubaze ni kuki Canada, cyane ko n'ahandi ngo barabikunze, kuki kuri iyi nshuro mukomereje muri Canada? Urambaje kubera iki Canada?
mu kuvuga ngo kubera iki Canada navuga ati kubera iki n'Ubutaliyani kuko ariho twahereye nuko ariho request yavuye ntabwo twe twandikiye ambasade yacu ngo mudufashe dutegura igikorwa urubyiruko rwo muri Canada rwari rutuye mu Butaliyani baratubwiye bati dushaka gutegura kino gikorwa mudutiza amaboko dutegurane it is the same naho rero urubyiruko rwo muri Canada rwifuje yuko kino gikorwa cyazabera muri Canada urubyiruko rw'abanyarwanda batuye muri Canada bagiye bari mu miryango itandukanye ariko by'umwihariko umuryango w'urubyiruko ukorerayo witwa International Rwanda Youth for Development IRID nabo baratwegereye turabegera tubiganiraho baravuga bati noneho ikikurikiye kigomba kubera iwacu aho dutuye muri Canada kuko yewe n'igihugu gifite abanyarwanda benshi batuyeyo umubare munini ariko noneho abenshi ni bato abenshi n'abanyeshuri abenshi ni ba rwiyemezamirimo cyangwa se bakorera ibigo bitandukanye hariya muri Canada ariko navuga ngo kubera iki nuko ariho iyo request yavuye nuko ariho babikeneye birumvikana ko n'ahandi hose bizagenda biba nuko request izajya iva aho ngaho ntabwo twebwe nka Rwanda We Want turi mu Rwanda tumenya ngo ni urugero mu gihugu runaka bakeneye ko iwacu kuko baravuga ngo iyo wateye intambwe imwe bwo umuntu agufasha gutera izindi zisigaye niyo haba iyo request yavuyeyo kuko u Rwanda ni igihugu gitekereza cyane no ku banyarwanda batuye mu mahanga natwe nk'umuryango uri hano mu Rwanda Rwanda We Want iyo twegereye guverinoma y'u Rwanda tubabwira ko igikorwa kigiye gukomeza ntago bashidikanya ahubwo tuhita dukomezanya urugendo kubera ko bazi bakomeza guha agaciro gakomeye n'abanyarwanda batuye mu ntara ya gatandatu iki gikorwa rero ubwo uratubwira giteganyijwe ryari iki cyo muri Canada gikurikiyeho yego iki gikorwa rero ngira ngo mbonereho n'umwanya wo gutumira cyane cyane urubyiruko rw'abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange bari muri Canada ndetse n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko nibo kireba cyane cyane mu by'ukuri mu ntangiriro cyarebaga urubyiruko rw'abanyarwanda bari muri Canada ndetse n'abanyarwanda muri rusange bari muri Canada ariko nyuma yaho mu nama twagiye tugira inyunguranabitekerezo ubundi igitekerezo kiravuka kikagenda gikura rero mu nama twagiranaga na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu nama twagiranaga na za ambasade zombi ambasade y'u Rwanda Ottawa na ambasade y'u Rwanda Washington DC twaravuze duti ibi birori tuzagira ko mu by'ukuri ntabwo ari inama ahubwo ni ibirori rero ni igikorwa kizahuza abanyarwanda batuye muri Canada n'abatuye muri Amerika rero giteganyijwe kubera Gatineau muri Ottawa muri Canada guhera ku itariki 16 kugera ku ya 17 mu by'ukuri ku 16 ni umugoroba wo kwakira abashyitsi bazaba baturutse mu Rwanda ndetse n'abaturutse muri Amerika ubwo muri Canada bazaba bariho batwakira no gusangira no gusabana hanyuma igikorwa nyirizina kikaba kizaba ku itariki 17 azaba ari Saturday cyangwa se ku gatandatu kibere Gatineau aho ari igikorwa kizagirwamo uruhare cyane cyane n'urubyiruko rw'abanyarwanda bo mu mahanga ndetse n'abari hano mu Rwanda aho tuzaganira ku ngingo zitandukanye ariko zidatandukanye cyane n'izo twakoze mu ntangiriro nk'uko mubizi focus y'ubushize yari plus kuganira ku ruhare rw'urubyiruko mu gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ari nayo mpamvu ntekereza ko muri impact nini yavuyemo harimo biriya by'uko urubyiruko rwabashije kujya kuvuga amakuru ya nyayo ku mateka y'u Rwanda ariko noneho uyu mwaka twashyizemo n'ibindi byo kugira ngo tugaragaze opportunities ziri mu Rwanda opportunities zagirira akamaro urwo rubyiruko rw'abanyarwanda baba mu mahanga baba muri diaspora kugaragaza uburyo hashobora kwaguka imikoranire y'urubyiruko ruri mu Rwanda ruri mu mahanga mu rwego rwo kwexchange experience hakabamo birumvikana no gukomeza n'ubundi kuganira ku ruhare rw'abanyarwanda baba mu mahanga mu kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda n'uruhare rwabo mu by'ukuri muri national unity hakaza kubamo n'ibiganiro twita intergenerational dialogues aho abakuru n'abato baganira tukaganira ku mateka tukaganira ku gihugu cyacu ndetse n'indi ngingo itari irimo nshyashya mu by'ukuri navuga ko ari n'ingingo yaje bivuye kuri ibyo biganiro twagiranye n'abanyarwanda baba muri Amerika n'ababa muri Canada bakavuga bati kubera iki kibazo cy'abana b'abanyarwanda cyane cyane b'abadolescents bahura n'ibibazo byo mu mutwe
harimo za depression n'ibindi. Turifuza kuzagira n'ikiganiro cyihariye tuvuga kuri mental health, tuvuga ku buzima bwo mu mutwe, kuko ntekereza ko biba byongera no kugira aho bihurira n'ihungabana riba rihuye n'amateka ababyeyi babo babayemo, ababyeyi babo bana, kugira ngo tuganire ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ariko tunabihuje na context culturelle yacu, kuko nko muri culture yacu nko mubizi harimo ya migani ivuga ngo imfura ishinjagira ishira, hanyuma nabyayenda ati mu nda niho kure n'ibindi nk'ibyo. Iyo context culturelle ni gute dusobanurira abato ko nanone hari n'indi migani igaruka ivuga yuko ushaka gukira indwara yirata, kurebera hamwe uburyo haba ya solidarite y'abanyarwanda batuye mu mahanga kugira ngo bafatanye, umwana ntasafaringe in silence, ntasafaringe wenyine, ariko ibyo bisaba n'ubundi yuko abantu bungurana ibitekerezo, ariko n'abahanga babizoberemo tukaganira ab'abanyarwanda ndetse aho tuzaba dusanze abo muri Amerika no muri Canada, kugira ngo tuganire, tubashe gushakira umuti ibyo bibazo by'abana bahura na za depression bifite aho bihurire na za suicide za hato na hato. Ndabizi ko One Nation Radio mubikurikira cases za exactement cases z'abana biyahura bikabije, yaba muri Amerika ndetse no muri Canada. Navuga ko ari ikibazo kiri alarming, ari nayo mpamvu twifuza kuzagira n'umwanya wihariye muri ino nama yacu, cyangwa se muri iri huriro ryacu rizaduhuriza Gatino muri Ottawa. Hanyuma rero umuntu nanone yakwibaza ngo abantu wavuze ko urubyiruko rutumiwe rwo muri Amerika ndetse no muri Canada bose bashobora kuzitabira, ariko birasaba iki kwitabira? Hari condition runaka umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo abe yakwitabira? Iya mbere ni ukubishaka, ni ubushake, ariko mu rwego rwa logistique ndetse n'umutekano birumvikana hari registration link iraza kuza gusohoka mu minsi itarenze 2-3, tuzane bashyira muri description y'iki kiganiro. Yego, iza gusohoka iraza kujya kuri website ya International Rwanda Youth for Development, iyo organization turi gutegura nayo muri Canada, ndetse n'iza Rwanda We Want, ku buryo ndetse no kugira mukomeze gukurikirana amakuru y'aho imyiteguro igeze, ko mu minsi iri imbere tuzanabatangariza liste y'abazatanga ibiganiro, liste y'abahanzi bazadususurutsa ndetse n'umushyitsi mukuru uzaba wemejwe. Ibyo rero bizagenda bitangarizwa ku mbuga nkoranyambaga, yaba iza Rwanda We Want ndetse n'iza International Rwanda Youth for Development, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bacu. Twiteguye kwakira urubyiruko rusaga 2500 ruturutse muri ibyo bihugu byombi, ko ho muri Canada no muri Amerika abajene b'abanyarwanda benshi. Turi kwifuza yuko twakira the biggest number possible 2500. Turi ready yo kuzabakira muri icyo gikorwa. Icyo bisaba donc no kuza registeringa just kugira ngo tumenye ngo ni bande bakonfirmye mu rwego rw'imyiteguro ndetse no mu rwego birumvikana rwa security, kugira ngo tuzagira igikorwa cyiza nta muvundo giteguye neza. Kwitabira ni ubuntu muri make, ni ubuntu rwose, nta kintu umuntu azishyura kugira ngo yitabire. Bizasaba ubushake birumvikana. Tuzamarana iyo minsi 2, ariko uwa mbere wo nkuko nabivuze ni ukwakira abantu, gusangira, ariko nk'umunsi wa kabiri urumva ko abantu bazirirwana, tuzakorana iyo nama, nyuma tunasangire, nyuma aho tuza no kugira igitaramo. Ariko ahubwo icyo ntari navuzeho nuko on the sidelines hazaba ari no kuba exhibition ya made in Rwanda products, ibikorerwa mu Rwanda, ndetse n'izindi service, yaba ibikorerwa goods ariko na services zizaba zihari ziri kumurikwa on the sidelines of the event. Hanyuma ntabwo nasoza ntakubajije nti ibikorwa nk'ibi ngibi bihuriza hamwe urubyiruko, haracyari hamwe mu hantu cyane cyane muri diaspora cyangwa se mu ntara gatandatu, nubwo atari benshi ariko haracyagaragara urubyiruko rumwe usanga ruyoba, rukayobywa kenshi n'ababyeyi cyangwa se abandi bantu bakuru, ugasanga rwisanze mu nzira yo gupfobya, guhakana jenoside yakorewe abatutsi, kurwanya leta y'u Rwanda. Ibikorwa nk'ibi usanga bifasha iki urubyiruko nk'urwo ngurwo, cyane ko nubwo bavuze ko harimo no kubafasha bamwe mu bashobora kugira cyangwa se bigeze kugira ikibazo cya mental health
ariko none se nanone kuri abo ngabo byubona ibikorwa nk'ibi ari kibifasha? Ibikorwa nk'ibi birafasha kuko bamwe muri urwo rubyiruko rupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 numva bari mu byiciro nka bibiri. Kimwe n'icya baza amakuru ariko bakigiza nkana bagakomeza guspreadinga ayo makuru atariyo, kabaho of course n'indi kategori y'abatayafite, akaba ariyo mpamvu batanga nkayo. Rero iki gikorwa kiba kigiye kudufasha gutanga ya makuru kugira ngo rwa rubyiruko rwacu ruri hariya rube rufite package ifatika noneho bazakoresha mu kunyomoza abatanga amakuru atariyo. Ndetse n'abandi babivuga bigize nkana nabo turamutse tubabonye tukabatumira bakaza tukabaha amakuru nyayo y'ibihari, nabo birumvikana ko byafasha mu mpinduka. Ubwo impamvu mbivuga nuko noneho ubu ngubu umuntu ari kubivuga na facts n'ibifatika. Muri raporo twashyikirije Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yagaragazaga impact assessment report, nuko exactement twasanze hari ikibazo cya misinformation n'ubundi muri diaspora, y'abatanga amakuru atariyo kuri abavuga ngo jenoside yakorewe abanyarwanda wo kuvuga ijambo jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Noneho urwo rubyiruko n'ubundi rwaje gufata ya masomo nirwo rwagiye kutubera abambasaderi kugira ngo noneho ya masomo baya spreading yaba mu banyarwanda bene wacu bariyo ndetse no mu banyamahanga ngo bamenye amakuru nyayo. Ariko ibyo byavuye yuko noneho bahawe the right information, bagahabwa information ndetse bakanabwirwa bati tubahaye n'umukoro kuzajya gushaka n'ibindi biri ku website zinizi mu kubisoma mu bitabo ibi nibi, ku buryo ntekereza yuko noneho ahangaha muri uru rubyiruko 2500 tuzaba tubonye ba ambasaderi beza bazajya kuduhagararira muri za community zabo kugira ngo batange amakuru nyayo ku Rwanda, batange amakuru nyayo ku mateka y'igihugu cyacu. Tristan, reka tugushimire, ariko wenda ubwo niba hari icyo twibagiwe cyangwa se ubutumwa wasorezaho ku badukurikiye muri kino kiganiro wasorezaho, tunagushimira ko wemeye ko tuganira. Nagira ngo birumvikana mbashimire kubera iki kiganiro cyiza tugiranye, ariko mfata uyu mwanya nsabe cyane cyane urubyiruko rw'abanyarwanda bari muri Canada n'urubyiruko rw'abanyarwanda bari muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ntihazagire gisibya, twese tuzahurire Gatineau Ottawa ku itariki 16 na 17 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Birumvikana yuko habura igihe gisaga ibyumweru 7 kugira ngo igihe kigere. Ubwo rero mubishyire muri gahunda, kuko nubwo tuvuga ngo ni Canada ni igihugu kinini cyane, abava mu mijyi iri kure nka Halifax n'ahandi batangire bitegure, abava muri Amerika mu mijyi itandukanye batangire bitegure, hanyuma baniyandikishe kuri iyo site ya iRide. Tuza no ku mugani citizen ko yavuze kuza kubishyira in the description y'iki kiganiro kugira ngo tubashe gukomeza kubitegura. Ariko turishimye kuzahura namwe, azaba ari umwanya mwiza wo kugira ngo duhure tuganire ku gihugu cyacu, ariko azaba ari n'umwanya mwiza wo kugira duhure n'abayobozi b'igihugu cyacu kugira ngo tuganire ku kuntu twakomeza kwesa imihigo nk'abanyarwanda bo mu ntara ya 6. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ese ujya utekereza kuri ejo hazaza hawe n'umuryango wawe uko hazaba hameze? Bantu muri Amerika, waba ujya utekereza uko byagenda cyangwa uko watunga umuryango wawe uramutse uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwatuma utabasha gukora igihe kirekire? Igisubizo ni life insurance with living benefits. Ibaza ubwishingizi bubumbiye hamwe bugufasha igihe cyose wagira ibyago ukarwara uburwayi bukomeye bukakugoboka, wagera mu zabukuru bukakugoboka, ndetse wanitaba Imana umuryango wawe ukitabwaho neza kandi igihe kirambye. Akarusho rero nuko iyo udahuye na kimwe muri ibi bibazo uba ushobora gufata ubwizigame bwawe. Icyiza kindi kirimo hano rero nuko kubufata hakiri kare ariko kugira inyungu nyinshi, kuko urinda ugeza mu zabukuru ugitanga amafaranga amwe wahereyeho utangira kubufata, bitandukanye n'ababufashe barakererewe. Waba uri mukuru waba ukiri muto, nawe ubu bwishingizi urabukeneye kandi urisanga. Erega ntawe umenya aho bwirageze, kandi bavuga ko ntawe ujya inama n'iminsi. Aha, ngwino muri IB Financial Freedom Solutions maze tuguhe ubwishingizi bwizewe, burambye kandi buzakugirira akamaro. Ku bindi bisobanuro duhamagara ukoresheje iyi nimero 81808459 cyangwa utwandikire kuri email ibfinancialfreedom@gmail.com. Life insurance, live better, live insured.
Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye, baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.